Mwaramutse, dushime Imana yacu, umuremyi wacu, kiturinze kugeza uyu mwanya, akaba aduhaye akanya ko kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka muri iki gitondo dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yohana, ibice ni 2 tuhera ku murongo wa mbere. Yohana ibice 2 uhereye ku murongo wa mbere, biravuga ngo ku munsi wa gatatu hakijijwe ubukwe bw'i Kana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mugikore. Hariho intango 6 zaremwe mu mabuye, zakiriho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi, barazuzuza bageza ku ngara. Arababwira ati nimudahe noneho, mushyire umusangwa mukuru. Baramushyira. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino, ntiyamenya aho iturutse, keretse abahereza badashya amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe, aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko wowe washyinguye inziza aba arizo uherutsa. Icyo ni cyo kimenyetso cya mbere yakoreye i Kana y'i Galilaya, yerekana icyubahiro cye, abigishwa be baramwizera. Dusomye kugeza ku murongo wa 11. Iyo dusoma Bibiliya, hari ikintu kimwe dushobora kubona twitegereje neza. Ubundi buri kintu cyose kugira ngo kibeho, kiba gifite amahame akigenga. Iyo ukoze ikintu wirengagije amahame akigenga, ntabwo kiba cyo, ntabwo gikunda, kirapfa, ntabwo bikunda. Ku biga biyoloji cyangwa se ubutabire, berekana ko iyo ufashe hydrogene 2 ukongeraho oxygene 1, ubona amazi. Iryo ni ihame, nta cyabihindura. Ariko kandi uramutse ufashe hydrogene 1 ukongeraho oxygene 1, haboneka ikindi kintu kitari amazi. Ntabwo rero byakunda. Niba ari uko bimeze, ikaba ari ko ihame rimeze, ntabwo rishobora guhinduka. Imodoka nubwo yaba ari nzimite, iramutse itagiyemo amavuta, ntabwo ishobora gukora ibyo wari uyitezeho gukora. Mu cyimbo cy'amavuta ushyizemo amazi, waba uyifite ariko nta kikumariye. Kubera ko wirengagije ihame ry'uko imodoka itagiyemo amavuta ntigenda. Yagenewe gushyirwamo amavuta, ikatswa, ubundi igakora urugendo ikagenda. Naho ubundi bitagenze gutyo, yaba ihari ariko nta kimaze. Atari uko ibice byayo byose bidahari, ariko kubera ko icy'ingenzi cyabuzemo, ntabwo ishobora kugenda. Mu nganda bashongesha ibyuma, bagomba kuba bafite itanura ryaka
ritanga ubushyuhe buri hejuru cyane buri muri degere Celsius ibihumbi kugira ngo icyuma kibashe guhinduka umushongi. Rero nubwo bacana ariko ntibageze kuri bwa bushyuhe bwagenwe buri hejuru cyane, nubwo icyuma cyashyuha ntabwo cyagera igihe cyo gushonga. Ariko kubera ko bazi ubushyuhe bwagenwe, baracanira cyane, ibipimo bikabereka ko ubushyuhe bwageze ku gipimo, bakamenya ko cya cyuma bacaniriye kigiye gushonga, kigahinduka umushongi, wa mushongi bakawukuramo icyo bashaka. Iryo ni ihame rero, nubwo cya cyuma waba ushaka kugikoramo ikindi kintu, mu gihe udafite umushongi wacyo ntabwo cya kintu wagikoramo. Nubwo wagicana mu ziko rero ntabwo gishobora gushonga, birasaba ngo ukijyane mu itanura ryabugenewe rishyuha ku kigero kiri hejuru cyane, hanyuma cya cyuma bagishongesha. Uko niko bashongesha n'amabuye y'agaciro. Rero wirengagije iryo hame ryabyo ribigenga, nubwo waba ufite amabuye y'agaciro, ariko icy'ingenzi ushaka kuyakuramo ntacyo wakigeraho, ntabwo wakigeraho. Icyo nshaka kuvuga wenda mu cyumve, ni uko mu isi buri kintu cyose gifite ihame rikigenga. Ntabwo bijya bikunda ko umugore abyara atabonanye n'umugabo. Umugore nubwo yagerageza kubyara kose, afite ubushake bwinshi cyane bwo kubyara, ntabwo byamutera kubyara rwose. Byanze bikunze abanza abonane n'umugabo, imbuto zabo zombi zihure, nizihura hazavemo ikintu. Iryo ni ihame ry'isi, ntabwo rishobora guhinduka ntawarihindura. Nta muntu mu isi wari wumva ko yabyaye atabonanye n'umugabo. Ariko tujye muri Bibiliya, usanga nta mahame nk'aya arimo. Usanga amahame yo muri Bibiliya atandukanye n'amahame yo mu isi. Ni nayo mpamvu no mu gihe twizera Imana, iyo abantu bagenze bayobowe cyangwa se bagiye bayobowe n'amahame y'isi, usanga babaho batizera Imana. Usanga ubuzima babaho atari ubuzima bwo kwizera Imana. Usanga cya kindi bitaga kwizera Imana kidahindutse kwizera Imana, ahubwo bigahinduka barwanyije Imana. Kubera ko muri Bibiliya usanga nta hantu hari imigenzo y'isi, nta hantu hakoreshwa imigenzo y'isi, nta hantu umurimo w'Imana wigeze ukoreka hashingiye ku migenzo y'isi. Nta na hamwe. Abisirayeli ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa berekeje mu gihugu cy'isezerano, abanyegiputa barabakurikiye n'igihiriri cyinshi cyane n'amagare n'amafarashi, ndetse bari kumwe n'umwami wabo. Bageze imbere bahuye n'inyanja itukura, ntabwo bashoboraga kuyirohamo. Bareba impande zose bakabona ni imisozi bakikije. Ntabwo barurira izo ntare z'amabuye zishinyitse, n'ibyo bari bafite byose ngo bikunde. Nta nubwo bari busubire inyuma, kuko abanyegiputa baje babakurikiye n'umujinya mwinshi cyane. Icyashobokaga tugendeye ku ihame ry'isi, ni uko hari kuboneka ubwato bunini cyane bashobora gukwirwamo bukabambutsa inyanja itukura, cyangwa se akaba ari amato menshi ariko ashobora kubambutsa, bakanyura hejuru y'inyanja bari mu mato. Ubwo nibwo buryo bw'isi bukora, kubera ko batashoboraga no koga ngo bambukiranye ya nyanja. Ariko ikintu Imana yakoze, yabwiye Mose ngo narambike inkoni ye hejuru y'amazi. Ubwo yarambikaga inkoni ye hejuru y'amazi, ahumutse harabonetse, amazi amwe ajya ruguru andi ahera hepfo, bambukira ahumutse rwose nta kibazo. Ni ibintu bitangaje, kuko ni ibintu bitari yarigeze kubaho, ariko ibyo abantu batari barigeze babona babibonye uno munsi. Umunsi umwe Yesu yasanze ikirema cyari ku kidendezi kimaze imyaka 38 kitavaho kiri,
Yesu acyitegereje arakibwira ngo haguruka wikorere uburiri bwawe utahe. Cyarahagurutse kirikorera kiragenda nk'uko akibwiye. Ese byari bikwiriye kugenda gute? Byari bikwiye ko uyu muntu ajya kwa muganga akitabwaho n'abaganga kabuhariwe, kandi nabwo akajyayo hakiri kare uburwayi bwe butararengerana. Ahari akajyayo akivuka wenda byari gukunda, amagufa yacyoroshye. Ariko siko byagenze. Rero Yesu ntabwo yakijije umuntu ashingiye ku migenzo y'isi. Yesu yamukijije agendeye ku bumana, agendeye ku gukomera kw'Imana, agendeye ku ijambo rye gusa. Kubwo ijambo riturutse mu kanwa ke byabashije gukiza umuntu. Ni igitangaza gikomeye. Ntabwo abantu bari barigeze babibona, ariko ibyo batari bakabonye babibonye uno munsi. Rero tubona ko igihe cyose Imana ijya gukora ntabwo ishingikiriza ku migenzo y'isi. Imana ikora nk'Imana nyine. Rero ni nabyo tubona hano mu gitabo cya Yohana ibice bibiri. Igitabo cya Yohana ibice bibiri kiragaragaza ko Yesu ubwo bamutumiraga muri buno bukwe akajyana n'abigishwa be babatoranye, yari yicaye muri rubanda nk'abandi rwose. Ariko kubw'amahirwe nyina yari ahari nawe muri buno bukwe. Ibyo kunywa birabashirana, bisa nkaho ntacyo kubikoraho bari bafite. Ariko Yesu arahaguruka Mariya arahaguruka abwira umuhungu we Yesu ati nta vino bafite. Yesu nawe ati se tubigendanyemo dute ko igihe cyanjye kitaragera? Tubigendanyemo dute ko igihe cyanjye kitaragera? Igihe cyanjye ntikiragera. Mariya ubwo yumvaga amagambo ya Yesu, Mariya yumvise kabiri. Ijambo uvuga ngo igihe cyanjye ntikiragera, Mariya yari yaryumvise cyane. Yumvise icyo Yesu ashatse kuvuga. Niyo mpamvu yagiye abwiye abagaragu ati uriya muntu icyo yabwira cyose mugikora. Sinzi niba muzi impamvu Mariya yabwiye abagaragu icyo yababwira cyose mugikora. Mariya ni uko yari azi ko Yesu uburyo ki ari butegeke bano bantu cyangwa se uko ari bubabwire biraba bitandukanye cyane n'imigenzo y'isi. Bivuze ngo bashobora kutabyumva. Ashobora kubabwira ibintu bitumvikana kuko ntarabategeka bategesheje imigenzo y'isi. Ntarababwira ibyo basanzwe bazi, arababwira ibyo badasanzwe bazi. Arababwira ibintu bidashingiye ku ihame ry'isi. Niyo mpamvu Mariya yababwiye ati icyo yababwira cyose mugikora. Nko kubabwira ngo nubwo mwaba mutabyumva, icyo babwira mugikore cyose. Iyi Mariya yari abizi, kuko we batabizi ntabwo yari kwirirwa babwira gutya. Yesu icyo yakoze yaraje abwira abagaragu ati mufase ziriya ntango muzuzuze amazi mugeze hejuru ku ngara. Barabikora. Bamaze kubikora kugeza aho byarumvikanaga, ntawe utabikora, biroroshye kubyumva. Ariko ikintu cyo kubabwira ngo nimudahe mushyire umusangwa mukuru y'amazi bahoze badaha, bamennye muri za ntango. Intango nazo zitari zisukuye, zari ziri aho zishinzwe gukarabya abayuda binjira mu nzu. Utambutse agakaraba intoki n'ibirenge. Ngibyo ibyuya nguwo umusenyi. Buzuza amazi barangije ati nimudahe mushyire umusangwa mukuru. Ahangaha rero yarabategetse, atabategesheje ihame ry'isi, ntibategesheje imigenzo y'isi, yababwiye ibitari ibyo mu isi. Ntibari basanzwe babimenyereye, ntibari babizi.
ntabwo babyumvaga, niko ntibyumvikana. Habuze vino, buri wese uri hano anyoteye vino, ariko Yesu ari kuvuga ngo iki? Mudahe mushyire umusangwa mukuru. Ariko abagaragu nabo bibuka ijambo Mariya yababwiye, ati nyamara uriya muntu icyo ababwira cyose mugikora. Bibutse rya jambo rya Mariya, bumviye ijambo rya Yesu, baradaha bashyira umusangwa mukuru. Umusangwa mukuru ubwo yasogongeraga kuri ya vino, yariyamiriye, arumirwa, kuko yari vino iryoshye atigeze kunywa ahandi hose. Ahamagara umukwe ati, wa mugabo we, ubundi ubusanzwe abandi babanza iziryoshye, abantu bamara guhaga bagaherutsa izibishye, ati ariko wowe siko wabigenje, inziza wazishyinguye ubanza imbi, none nizo uherukije. Bivuze ngo iyi vino yari imeze uko umuntu wese atashobora gutekereza, yari nziza iryoshye, ariko yari yavuye he? Mu mazi badashye bakuzuza ingara. Bivuze ngo ibi bibindi byari binini cyane, ariko byari byuzuye. Bivuze ngo uhereye ako kanya ibirori byari byahagaze bitewe na vino, byarasubukuye ndetse baranywa barakesha, kuko iyi vino ntibari kuyimara umunsi umwe. Mu maso ya Yesu, ubwo yabwiraga abagaragu ngo badahe mushyire umusangwa mukuru, Yesu yari azi icyo ari kubabwira. Mu maso ya Yesu yari vino iryoshye cyane, ariko mu maso y'abagaragu yari amazi. Uwashidikanya ntiyababeshye. Nadashye amazi, nayidahiye njye ubwanjye ndayazi ko ariyo nadashye, aho nadashye ndahazi. Njye ubwanjye yayisukiye mu kibindi, mu ntango, nta wundi, ntacyo twashyizemo. Niba umuntu utubwira ntacyo yashyizemo, none ngo tudahe dushyire umusangwa mukuru, se byumvikana gute? Ariko bibuka ko Mariya yavuze ngo iki? Icyo yabwira cyose mugikora. Rero mu by'ukuri ubwo yabwiraga kudaha, ni uko yari azi ko yamaze gufata amazi akayagira vino, ariko mu maso y'abagaragu arakira amazi. Mu gihe twizera Imana duhura n'ibihe nk'ibi. Mu by'ukuri usomye Bibiliya, icyo ubona ni uko Yesu yamaze guhindura ubuzima bwa benshi. Yesu yamaze guhindura ubuzima bwacu, ariko abantu iyo birebye uko bari, babona batarahindutse, babona bakiri ba bandi, bakabona baracyari abanyabyaha, bakabona nta guhinduka kwabayeho. Ariko mu by'ukuri iyo usomye Bibiliya ukayijya imuzi, usanga Yesu Kristo yaramaze guhindura ubuzima bwacu, kuko yaduhinduye abera, aduhindura abatunganye, aduhindura abakiranutsi. Yesu yaduhinduye abantu batariho ibyaha, yaduhinduye abantu badafite icyaha na kimwe imbere y'Imana. Uku nguku niko watugize urya munsi ubwo yazaga ku musaraba, akabambwa, agahambwa, akazuka. Kiriya gihe Yesu twese yaratugize abadafite inenge imbere y'Imana. Rero hari ubwo tumera nk'abantu bagaragu, tukavuga tuti ni amazi, ni amazi, ni amazi, nitwe twayidahiye turayazi. Ariko Yesu we ati ni vino, mudahe ni vino, vino yabonetse. Abari mu birori nibanywe bishime banezerwe, mudahe mushyire abantu, muhe abantu banywe, muhe abantu banywe, ni vino, ni vino. Abandi nabo ati ni amazi, nitwe twayidahiye, twayisukiyemo, ni amazi, turashyira amazi gute abantu? Ariko kuri Yesu ni vino. Uku nguko rero imbere y'Imana, imbere ya Yesu, uri umunyabyaha, ntabwo wanduye, ntabwo uhindanye, ahubwo imbere ya Yesu uratunganye, urera kandi urakiranuka. Uko niko kuri, kuko niryo jambo ry'Imana. Uko niko turi imbere y'Imana, niko turi imbere ya Yesu. Rero
hari amaso turebesha twireba yacu ubwacu, ariko hari n'amaso y'Imana. Kugira ngo umuntu yemere ibyo Yesu ahamya ko ari ukuri, uko atishingikiriza ku byo amaso ye areba, uko yiyambura amaso ye akakira amaso y'Imana, ariryo jambo ry'Imana, ariryo sezerano ryayo. Mu gihe bigenze gutya, tubasha kureba nk'uko Imana ireba, tubasha gusanga koko nta cyaha na kimwe cyasigaye mu maso y'Imana. Urebye neza wasanga utari amazi ahubwo uri vino. Turi vino, Yesu yaduhinduye vino. Vino imara iki? Vino inezeza umutima w'abayinywa. Niyo mpamvu twahindutse umusemburo ku bandi. Abo duhuye nabo bose barahinduka kubera abo Yesu yatugizeho. Ntabwo tukiri amazi ahubwo turi vino. Ntabwo tukiri abanyabyaha ahubwo turi abakiranutsi kubw'ibikorwa bye yadukoreye ku musaraba. Kandi amaze kubidukorera aranabiduhamiriza. Uyu munsi umwuka wera icyo aduhamiriza ni uko ku Mana twahindutse abemerwa. Kera ntitwari abana ariko ubu turi abana, ntitwari ubwoko ariko ubu turi ubwoko. Kera twari tutaremerwa ariko ubu twaremewe. Reka dusome Bibiliya. Petero wa mbere ibice ni 2. Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 10 uravuga ngo, kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa ariko none mwarababariwe. Hari kera hari n'uyu munsi. Rero umuntu turi kumwe ntabwo tukiri kera ahubwo turi uyu munsi. Uwo wari we kera ntabwo ari uri uno munsi. Yesu yamaze kuzana impinduka mu buzima bwawe. Wikwiriye bukuri ahubwo itegereze uko Imana ikureba, bari ibyo uhamya mu mutima wawe, bari ko wizera. Uzagira amahoro kandi uzagira ibyishimo bidashira. Reka twakire imigisha Imana yaduha binyuze muri Yesu Kristo, imigisha yose y'umwuka, kugira ngo tubashe kuba amahoro. Dusenge. Imana turagushimye, tugushimiye kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye kuri Imana itameze nk'abantu, ahubwo uri Imana iteye ukwayo. Uri Imana idakora igendeye ku mahame y'abantu, ahubwo uri Imana ikora nk'Imana. Warakoze rero kubw'ibyo yadukoreye ubwo waduhaga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo atwitangire ku musaraba. Nta kindi cyari kudukiza iyo atemera gupfa, atanga umubiri we. Mwami warakoze kubw'urukundo wagaragaje. Nta handi warugaragarije usibye binyuze muri we. Turagusabye kugira ngo abatuye isi bose batahore ubwo bwiru bwawe, babashe kuba mu isi bishimye kandi banezerewe, bafite ibyiringiro bizima bishyitse. Ni kubwa Yesu umukiza wacu. Amen.